Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira mu karere ka Nyabihu. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwatangaje ko umuhanda wa Nyabihu Rubavu wafunzwe kubera impanuka y'imodoka nini itwara imizigo. Ni impanuka yabereye mu murenge wa Nyakiriba umanuka ujya mu murenge wa Kanama. Ni ahantu hazwi ko haba impanuka cyane kubera imiterere y'umuhanda umanuka cyane. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko umuhanda utari nyabagendwa mu gihe irimo gushaka uko yakura iyo modoka mu muhanda. Yagize ati turabamenyesha ko kubera impanuka y'ikamyo yabereye Nyakiriba mu karere ka Rubavu yatumye umuhanda Nyabihu Rubavu ufungwa muri iki gitondo, mu gihe imirimo yo gukura iyo kamyo mu muhanda yatangiye. Umuhanda nturi nyabagendwa. Abaturage batuye muri Nyakiriba bavuga ko ikamyo yari itwaye ibyuma yabuze feri ikagwa igafunga umuhanda. Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwabwiye Kigali Today dukesha iyi nkuru ko abantu 5 aribo bakomerekeye muri impanuka. Polisi y'u Rwanda ivuga ko irimo gukoresha ibishoboka ngo imodoka yakoze impanuka ikurwe mu nzira, ariko abakoresha umuhanda bava ku Gisenyi cyangwa abajyayo barafashwa na polisi. Imodoka nini iterura izindi modoka yahageze, irimo gukora akazi kugira ngo haboneke inzira, gusa abagenda bo polisi irahari kandi irabafasha kubona aho banyura. Kuba umuhanda wa kaburimbo wafungwa ntibibuza imodoka gukomeza kugenda kuko zakoresha umuhanda wa kera unyura kuri gereza ya Rubavu, mu gihe izindi zishobora kunyura Kanzenze, Busasamana zikamanukira mu murenge wa Rubavu zinjira mu mujyi wa Gisenyi.